w'Imana nabane namwe. Halo, muraho neza nshuti zanjye. Nk'ibisanzwe rero ni kuri Mama Zuru official muri ya gahunda yacu duteke mu cyaro. Karibu cyane ntujye kure, hanyuma muze kureba ukuntu tugiye guteka inyama. Nshuti zanjye za nyama twamaze kuzikata, maze gufatisha umuriro nubwo ntaberetse uko nawufatishije. Ubu rero ngiye gutereka rwose we hafi dutekane pe, ntimukajye munsiga ariko. Hanyuma ngusabe uzajye ureba video yose uyirangize, sibyo? Okay. Yes. Nibishya ndababwira. Za nyama zacu nta kindi kintu mu cyaro bashyiramo ibitunguru bya puwaro byonyine n'umunyu. Ahasigaye icyo bita umufa kikanyobwa, inyama zitogosheje zikaribwa. Nshuti yanjye nuko bimeze. Aha, tugiye rero gushyiramo puwaro muri za nyama. Ngewe ndabanza nkazireka zigatogota cyane, ubundi ibitunguru nkabishyiramo kugira ngo kagahumuro kaze kugumamo. Imyotsi. Yo. Nshuti zanjye murabona rero ko hano dufite ibitoki. Ibi bitoki tugiye kubiteka amaganda. Niko mu cyaro babyita, sinzi niba ari mu ruhe rurimi, niba ari ikinyarwanda, niba ari ikinyamahanga. Nanjye nabyirutse numva babyita amaganda. Ntabwo mbihata, ntabwo ngira gute, mube hafi kugira ngo mbere kuko mbitunganya. Ibi bitoki turaza kubirisha iki? Za nyama, ntujye kure. Ukata ku mutwe, ugasharura gutyo, ugashyiramo icyuma gutya, rangiza ugashyira mu mazi kugira ngo nze kubironga. Yes. Icyakurikiyeho nashyizemo amazi, ubu ngiye gushyiraho rino koma.
Okay, tugende mu gikoni rero. Aha, mwabibonye ko nahishije rero. Mwigire hafi turye. Uzi ukuntu ibi byo kurya biryoshye. Karibu sana. Banza nifashishe ibi bikoresho mu gutonora igitoki cyanjye. Ubundi ukaraba intoki ugatonoresha intoki ukajya ukora mu mazi akonje kugira ngo udashya. Ibi birahagije. Ngiye gushyiramo umufa wanjye hano, shyire mu gitoki, ariko ndaza no kunywa. Karibu dusangire rero. Yaryoshye. Ubwo mwagiye musura tugasangira koko. Cha, biraryoshye pe. Kabano peshe n'inyama. Abakunzi b'inyama muri he? Inyama iroroshye. Wow. Ariko tubwizanye ukuri. Mu cyaro barya ibyo kurya biryoshye. Bifite ubuziranenge pe. Uzi ukuntu ndyohewe? Tunywe no kumufa. Ndeba nk'umufa gutya. Wow. Ese ubwo koko murumva bimeze bite? Hano we. Ndaryohewe. Use ko ntaguhamagara no nanguze unyegere dusangire inshuti yanjye. Nkora iki kugira ngo ibi bintu bikuryohere koko? Ariko nawe ushobora kubiteka iwawe. Nabikweretse ukuntu bitekwa. Ndagusabye kugira ngo nawe uzajye ubiteka iwawe. Sibyo? Inshuti zanjye mbabwije ukuri, ibi byo kurya ni byiza pe. Mwagiye mwihangana niwanyu mukabiteka. Ese mwari muzi ko gukaranga ibyo kurya mwagize ngo nibwo biryoha cyane cyangwa se nibwo buri ibyo kurya bihambaye? Ubu se nk'ubu nta n'ibintu birenze birimo. Inyama, ibitunguru, umunyu gusa. Igitoki kidahase ukagiteka amaganda. Uzi ukuntu biryoshye ariko mwagiye mubitoza no kubiha n'abana banyu koko. Abana buri munsi muba mushaka kubatekera amafiriti, ngaho imireti, ngaho za speciale, ngaho iki. Mu by'ukuri pe, usibye ko naha ngaha mu cyaro nzajya nza kubatekera ibyo mu mujyi kugira ngo mbibagaburire bishime. Sibyo? Ndagira ngo nawe ubwawe iwawe. Ndabizi ko hari abajya babikora pe, ariko ni bakeya. Cyangwa se banakabyanga ngo mami ngo kuko hatarimo amavuta. Sorry. Ngo kuko hatarimo amavuta ngo ntabwo turi bubirye, ngo kubera ko bidakaranze ngo ntabwo tubirya. Ibi ngibi bitoza abana bakiri batoya. Ibi yego nibyo abakeneye n'amavuta, birumvikana abakeneye n'amavuta pe, ariko ukajya ucishamo ukabimuha. Noneho abantu bageze mu za bukuru rero, ndabibatuye.
abantu bageze mu zabukuru umva iri funguro ni irya mbere rwose muzajye mugerageza mu biteke mu rugo mu bitegure inyama zirahari murya muzirya musanzwe muzirya muhindura uburyo mugomba kuzitekamo nanjye nzi uburyo bwinshi cyane ngomba kuzitekamo kagenda mpindahindura iyo natetse gutya rero birandyohera cyane kandi nkaba nzi ko ndi ibyo kurya bifite intungamubiri kandi bigize gute biryoshye bidafite ingaruka ku mubiri so ubwo rero muryoherwe naho ubutaha bye wibuke ukore subscribe nyuma yo kureba video like comment ibyo natetse nujya kuri channel ukabona ibyo natetse ntuzambwire ngo mbisubiremo muzambwira ibyo ntarateka mumbwire mama Zuru uyu munsi udutekera iki cyangwa se ubutaha uzadutekera iki gitandukanye n'ibyo natetse mbere ntabwo nzabisubiramo okay bye ndabakunda cyane